uwiteka aburane n'abakuburanira kandi arwanye n'abakurwanya mu izina rya Yesu. Indi ngabo no nini uhagurukire kuntabara. Uwiteka niyendi ngabo nini n'into yurukire kugira gute kudutabara. Amen. Haleluya. Kandi ushingure icumu mu ntagara wimire abangenza ubwire umutima wanjye uti ninjye gakiza kawe. Haleluya. Amen. Uko nabakuze bubatse kugira ngo ibi bihe dusoreyemo abenshi bavuga ko ari ibihe by'imperuka, nihe ntwaro bakwiye gutwara kugira ngo bakomeze batsinde urugamba badatwajwe igitugu na Satani. Ni iki bakora kugira ngo babe mu bwiza bw'Imana, bahore baka, bahorane itabaza ryaka? Murakoze. Muraho neza abakurikira The Chosen TV. Ngewe rero nitwa Ngabo Smith. Hadufite umutumirwa yitwa Mama Clarisse, ariko nanone mu byubahiro byakivuga kugira ngo n'abakurikirana ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi babashe kumenya uwo ari we. Ariko icyo nabatangariza cyo ni umunyamavuta, ni umukozi w'Imana, n'uw'Imana yasize amavuta, n'umwe Imana yazanye ku isi kugira ngo ikorere umurimo wayo mu mahanga ndetse no mu gihugu atuyemo. Bahaye ikaze rero, ndagira ngo nawe anyemerere tumuhe ikaze kuri The Chosen TV. Mama, muraho neza? Muraho cyane. Yesu ashimwe. Murahabwa icyubahiro. Muragerageza kuvuga cyane kugira ngo n'abadukurikiye bajye bumva ijwi ryawe. Hanyuma twishimiye kubatumira kuri The Chosen TV. Hanyuma mwatangira mwibwira abadukurikiye muri rusange. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Banita Kanzayire Mariane. Yego. Umukozi w'Imana. Amen. Hanyuma nsengera muri ADPR. Yego. Ku mudugudu wa Kirumira. Ndi umubyeyi. Yego. Ndi umuvugabutumwa. Yego. Imana yahamagaye. Kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni ukuri. Imana iguha umugisha, ngira ngo watangira usengera iki kiganiro tugiye gutangira, hanyuma kugira ngo nuzacyumva wese kizamubohore. Murakoze. Imana n'izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Turagushimiye Data, turaguhimbaje, tugushimiye ukuntu waturinze ndetse waraturindiye. Turagushimiye, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugushimiye mu mwanya mwiza wateguye, Mana, ukishije nako tubasha kukuvugira. Ni benshi mu mbaraga ze, mu butware bwawe, ni wowe tugeze uwa mbere mu byo tuvuga no mu byo dukora. Ntaba ari twe, ahubwo aba ari wowe. Tubohoje konegisiyo yawe, tubohoje ubusinga sipesiyare, tubanje gusenya umwuka wose watuma tuvuga utavuze, umwuka watuma tugabanya tukongera, ngo turawirukane. Mu izina rya Yesu. Ni wowe tubanje imbere y'isaha, Mwana. Ni wowe uganze kandi utegeke. Wakubanje imbere ageriye, iwe wabanje imbere ageriye agiye. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zose mwami zigeze kure. Reka Data wa twese uri mu ijuru, dusengera imitima bagiye kumva ijambo. Mwami nyakubahwa, bafashwe nawe, nubohora imitima yabo. Mwami, abari bihebye niwongere ubagarukeho, abaguye wongere ubabyutse, abari bibagiwe Yesu niwongere ubibutse. Mwami, abari basinziriye nubakangure, abarohamye barohore mu mbaraga zawe Yesu Kristo, kuko uri Umwami ushobora byose. Ngaho Uwiteka, niwe tugize uwa mbere, mu izina rya Yesu Kristo. Tube hafi ntutube kure, nta wundi wadushyigikira atari wowe, nta wundi waduhamagara atari wowe. Ngaho ngwino Data wiyoborere. Marayika usoza amasezerano, nuze utaramane natwe kandi uganze utegeke. Marayika ubohora ibiboshye, akazingura ibizinze, agapfundura ibipfunditse, agakiza uburwayi, akarohora akambika abambaye ubusa. Mu izina rya Yesu niwe duhamagaye ngo uzubane natwe, kandi Data ukomeze udushyigikire, ukomeze uturwane mu ntambara tuzi neza tutazi, aho turanditse naho tutareba. Urakoze murenzi wacu, Imana ikumwe natwe. Amen. Yes, murakoze cyane inshuti bavandimwe mukurikira The Chosen TV.
hanyuma ikiganiro nk'uko bisanzwe ni ikiganiro Bohoka. Turi kumwe n'umukozi w'Imana wagiye ujya ahantu hatandukanye avuga imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Mama ngira ngo amakuru mperutse kumva muherutse. Hanyuma rero nyuma yo gusenga ndagira ngo mama wacu atubwirize abwire abakurikiye The Chosen TV niki Imana dushakaho uyu munsi wa none. Mama wacu niki ubona ari iki kuri uyu munsi wa none Imana idushakaho? Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Hari ijambo rijya rimfasha riri muri Zaburi. Iri muri Zaburi 35. Yego turagufasha kurireba. Zaburi ya 35. Ndifuza nawe gikagufasha. Yego. Ijambo ryarankomeje nawe gukomeza. Yego reka tunahageze reka tubasome. Zaburi ya 35 haranditse ngo murambwira nimba ari ryo. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka aburana n'abamburanya. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ni umwami. Yego. Yesu shimwe. Amen. Haleluya. Amen. 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 Imana yacu Yego. iraturwanira kandi iranesha. Yego. Haranditse ngo burana Uwiteka aburana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Uwiteka aburane n'abakuburanya kandi arwanye n'abakurwanya mu izina rya Yesu. Indi ngabo no nini uhagurukire kuntabara. Uwiteka niyendi ngabo nini n'into yurukire kugira gute? Kudutabara. Amen. Haleluya. Kandi ushingure icumu mu ntagara wimire abangenza. Ubwire umutima wanjye uti ninjye gakiza kawe. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Ndakwifuriza ko Imana yashingura icumu mu ntagara akimira ibikugenza. Uwiteka yimira abanzi bawe. Amen. Yimire karande ziwanyu. Yimire abarozi bakumazeho igihe. Yimire imbaraga z'amahembe. Yimire ubukene. Yimire inzara. Yimire uburwayi. Yimire abakuvuga nabi. Yimire abakugenza. Haleluya. Amen. Ya Yesu shimwe. Amen. Uko ari Uwiteka rata ushoboye kugenza abanzi bawe. Yego. Wowe ntabwo wabasha kubagenza. Nta n'icyo wakora. Ariko turi imbere y'Imana. Tujye dutakirika twumva. Yego. Ndifuza nanjye isaha Imana wayitakira ikakumva. Kuko ni Imana yumva gutaka ko bayitakira ku manywa na nijoro. Hanyuma mama ijambo ni ryiza cyane. Hanyuma nagira ngo mbabaze muri rusange kugira ngo ducunguze uburyo umwete ni ryari watangiye umurimo w'Imana. Ese wiyumvisemo ko ugomba gukora uyu murimo w'Imana ryari? Ni izihe mbogamizi wahuye nazo? Ni ibihe bigeragezo waba warahuye nabyo bigasa nkaho bituma wenda wumva watandukira ukanawuvamo? Ese byigeze bibaho? Mu rugendo ibiduca intege ni byinshi. Yego. Kandi nta nubwo ari nako bizahora ku bategereje umwami. Amen. Haleluya. Amen. Nubwo haza ibiguca intege. Yego. Mpagaze ntashidikanya ko bitazaguherana. Amen. Kuko uri umwana w'Imana. Nibyo. Kuko uzaba icyo Imana yakuvuzeho. Yego. Ntabwo uzaba icyo abantu bavuga. Iyo yavuganye nanjye aho nari ndi nacitse intege, Imana yaraje ifata ukuboko irongera irambyutsa ndayikorera. Amen. Muvugire ngo amen. 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 Yesu nashimwe. Amen. Mu rugendo ibyo birahari. Ariko nifurizaga umuntu waguye kugira ngo nawe yongere abyuke. Nkifuriza uwari usinze nawe ngo yongere akanguke. Nkifuriza uwariraga ngo nahumure nawe guseka kurahari. Amen. Kuko turi imbere y'Imana ishobora byose. Nkifuriza kugira ngo umuntu wibagiwe nawe yongere yibuke. Yongere ahindukize umutima we. Yibuke aho Imana yamukuye. Amen. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga kandi Imana yacu irashoboye. Yego. Nagira ngo uhumure rero mu kibazo ufite
ntabwo umwami yegera cyari kumwe nawe. amen Nubwo hari intambara uri kurwana nazo, nubwo hari ibiri kukurushya, nubwo hari ibyo ubona byenda kuguhitana, ariko Yesu ni umwami. Haleluya cyane. amen Yesu ashimwe. yashimbaza. Hanyuma nabonye umwami undwanirira, nabonye umwami unduhura ndushye, nabonye umwami umbyutsa naguye. Nawe nizeye imbaraga ze ko nawe zagukura aho ari. Yego. Hanyuma mama mu kiganiro Buhuka dukunze kugira ibibazo by'amatsiko tubaza umuntu, ubwo rero muraza kwihangana namwe mutwemerere tubibabaza kugira ngo n'abadukurikiye n'umuntu wese udukurikiye amenye abohoke nyine nk'uko ikiganiro cyitwa, anamenye ndetse ko Imana nta kure itamukura, nta kure itamugeza. Hanyuma ese nko ni umuhamagaro wawe watangiye ryari, mu kihe gihe wenda ugereranyije, ndetse aho ugeze ubu ngubu, kuko tujya twumva ngo Imana yaguteye iteka, ugera no mu gihugu cyo hanze mu baturanyi, ugera no ku maradiyo, mperutse kukumva kuri radiyo Umucyo. Biriya mirimo Imana iri kugukoresha ukabohora imitima y'abantu, none wageze na hano kuri televiziyo, ntekereza ko atari na hano ugarukiye, ukomeje kuvuga ibyo Imana yagukoreye. Wowe ubibona gute muri wowe iyo ubibona? Ese ni ikihe kintu Imana yakoze gituma wumva wakikora umutwaro wo gukora umurimo wayo, ukumva utazibagirwa mu buzima bwawe? Haleluya. Amena. Umvugira ngo amen. Amena. Haleluya. Amena. Imana ishimwe. Amena. Ngiye kuvuga Imana birandenga. Yego. Mwihangane cyane. Ni ukuri rwose. Yivuge. Ahantu yankuye harakomeye. Yego. Kandi haragoye. Yego. Hano Imana itakura umuntu. Hano Imana itakura umuntu. Mubivuge mubibwira abantu. Hano Imana itakura umuntu. Amen, amen. Haleluya. Amen. Mubyumve nawe mubivuge. Yego. Mubibwira abantu bose. Yego. Ntubigire ibanga Imana yagukuye. Kuko are bone sidra. Amen. Taya mango ene kutaya bini fogre. Yesu le bone sire. Le bone kutaya. Imbaraga zawe Yesu. Yego. Yitwa nihemuka. Iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka. Iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka. Iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka. Iyo niyo mana yanjye. Haleluya. Amen. Yitwa nihemuka. Yego. Iyo niyo mana nzagwa inyuma. Iyo niyo mana nzakorera. Nkifuza abanjye bose ko bayikorera. Nkifuza bari kunyumva ko bayikorera. Nkifuza yuko buri mwe wese yaharanira gukorera uyu mugabo Yesu witwa ngo ntahemuka nk'uko abantu bahemuka. Haleluya. Amen. Amen. Yongera kuvuga Imana birandenga cyane, munyihanganisha. Haleluya. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Haleluya. Amen. Uko mwamvugiye ngo amen cyane. Amen, amen, twabivuze cyane. Uwiteka Imana ishimwe. Ni ukuri. Iyo ntekereje ahantu Imana yankuye, yego, birandenga. Ngewe Imana yandengeye ndi umwana muto. Mama ajya duha amateka ati muvuka Satani yarabarwanyije. Yego, yego. Ati noneho mbabyara siko adahari. Isiko yaragiye guhamagara so wanyu kugira ngo azamfashe kunjyana kwa muganga. Mama yaduha amateka yanjye na Gakuru. Naguciye mu ijambo gari Gakuru naramwumvise, imerutse kumwumva umuvuga mu kiganiro mwakoranye na Daniel kuri radiyo Umucyo. Nawe wenda nimutwemera mu kiganiro cy'ubutaha muzamutwereka cyangwa mwazanye hariya nabonye. Turaza kubireba. Noneho nagira ngo mubaze naguciye mu ijambo, mama wabwiye ko mama wanyu ajya baha ubuhamya uko yatubyaye, uko byagenze process. Noneho atubyara mumvugira ngo amen cyane. Amen. Iyo bitekereje ikora siramfasha nayo igufashe. Yego. Ivuga ngo nta hantu harimo itakura umuntu. Nta hantu harimo itakura umuntu. Mama yatubyara ari wenyine. Aranje atubyara ari impande y'itungo ryitwa rigufi yitwa ingurube. Noneho ngo yabanje kubyara uriya Gakuru nyine. Gakuru. Muri wowe gatoya. Amen, amen.
ubwo rero w'ingurube yari igiye kumurya. ni ubuhamya butangaje cyane. Yashima Imana mbonereho no kumuvuga kuko nabashije kumubwira ngo aze yumva aho ntanga ubuhamya. Ni umutangabuhamya kuko nawe byatubayeho. Ni byiza rwose kuba nawe wavuze ati muzane. Ubwo nabashima Imana ko gakuru wanjye hari ingurube itamuriye. Amen. Tuyihaye icyubahiro. Nkibona umuvandimwe wanjye twavukiye rimwe. Ndumva Imana yarakoze imirimo. Yakoze imirimo idasanzwe. Ubwo rero twakuriye mu buzima bubi. Natangiye guca inshuro ngize imyaka 8. Ubwo mu buzima bwacu bwoye. Ufite imyaka 8 bwo watangiye guca. Kwimenya. Yamaye. Kwimenya buri kimwe cyose. Byari byoroshye rw'urugendo. N'urugendo rurerure ariko Yesu yararurwanye. Amen. Ndagira ngo nawe nkubwire nawe ufite urugendo ubona rutazarangira ku buzima bwawe. Wowe ufite umusozi ukunanije. Yesu nta hantu haba atakura umuntu. Yesu ntatakura umuntu. Ntabaye nawe izagutabara. Hagati aho naguciye mu ijambo kuko abanyamakuru abizi niko dukora. Tukunze kukubaza kugira buri muntu agende yumva nk'ubu iyo uvuga icyo kintu umuntu uri muri iyo situation akahita yumva ko noneho hari n'undi muntu wabaye muri ubwo buzima. Kuri iyo myaka 8 ni nk'akahe kazi waba wibuka wakoze uca inshuro kugira ngo byorohere ababyumva? Imyaka 8. Yego. Ubu nibwo ndi kugenda ngibuka neza. Kuri iyo myaka 8 ubwo kwiga byari mbese byagendaga byanga. Mutizanye cotton imwe. Yamaye. Ku ishuri. Ako kantu gatinde mutizanye cotton imwe. Iwacu badutangiza. Yego. Bagize ubushobozi bwo kugura agakotoni kamwe. Batugurira uwo mwambaro umwe. Bakiduha uwo mwambaro umwe. Yajyaga yiga igitondo akawambara nayo nkajya tugahura mu nzira. Ubwo tukikinga ku gahuru akayikuramo nanjye nkayambara. Nuba mwari mufite uniform imwe yonyine kubera ko ariko nigeze kubona musa ndumva hari ahantu babonye mbona murasa cyane byajyananiye no kubatandukanye. Ubwo siyo mwarimu yarabizi? Yarabizi. Ko mufite kotimwe cyangwa musa mu bindi mwe gusa? Ntabwo bya cotton imwe yarabizi. Yarazi ko mu bindi mwe gusa? Yarazi ko mwagomba kwiga igitondo ndakiga ikiboro. Ariko umugambi w'Imana koko ikomereza utubwiye. Yego. Noneho wa mwenda turawambara ucitse tuburyo bwo gusubira ku ishuri. Muri iyo myaka rero ubwo nahise ngenda umugabo twari duturanye witwa Yosefu. Ndavuga ati wambabariye ukampa ikiraka nanjye cyo guhinga. Aravuga ati ubuse koko wahinga ungana utyo wahera mu iyogi. Yakureba umugabo witwa Miyeri ndabona wambabariye nibura ukanyihera ikiraka naje nkajya mbagara imyaka. Yego. Bagira ngo twe dufite izindi mbaraga zidukoresha. Rero nkakora nkabusha n'abantu bakuru. Yamaye. Aravuga ati ujye uza kubagara imyaka kuri iyo myaka mike. Uzane hagati y'abandi bagore uze bakwigisha uko ubigenza. Iyo nahingaga ukabagara isaa 8 isaa 7 iyo twatahaga. Yego. Kandi aho hantu hari hehe? Ni wacu mu cyaro nyine Gitarama. Igitarama. Kandi reka tuboneraho no gusuhuza abanyagitarama. Mwese turabashuje. Haleluya. Amen. Amen. Ndasuhuza mama wanjye na papa. Ndasuhuza umubyeyi twa Rufonsina na Ndagijimana bandeze. Ndagijimana nawe wanzanye Kigali. Bo twabashuhuje ndagira ngo kuko rumva wasuhuza benshi turaza kubasuhuza nyuma bo uwo wabawe ariko tubise tubasuhuza kuri ariko ndagiye gukomeza ubuhamya babanze babwumve noneho tuze gukomerezaho turabasuhuza noneho turaza kubaramutsa bose abo waba dedicating iki kiganiro. Komeza noneho kubuhamya kugira ngo amen tutakurogoye. Yesu nashimye. Amen. Igihe giti ntambara igashira n'igihe gitumura bugacyaha noneho nkara ndi ku mutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu n'ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro n'ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma
rwuzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito ndirira kenshi muri iyi si ndimo ariko nuko ntarabona Yesu Imana izama nagura amarira izava naho mubabaro wose Imana izama nagura amarira izava naho mubabaro wose. Amen, amen. Haleluya. Zamumaraho mu izina rya Yesu. Haleluya, Yesu nashimwe. Amen, amen. Nabwira ngo umuntu ufite umubabaro. Yego. Unuhumure. Impamvu wabaye nuko Yesu ataraza. Yego. Impamvu uri kura nuko Yesu ataraza. Yego. Impamvu wambaye ubusa nuko Yesu ataraza. Impamvu ushonje nuko Yesu ataraza. Impamvu ubushomeri bukwishe nuko Yesu ataraza. Impamvu hari indwara yanze kuva ku buzima bwawe nuko itaraza. Impamvu utarashaka nuko Yesu ataraza. Nibyo. Ariko nahagera. Hari biri buceceke. Nawe ukavuga. Haleluya. Yesu nashimwe. Hari biri bucece kugira ijambo. Hari biri bucece kugira agaciro. Hari biri buceceke. Ihangane uri ku musozi wo kukuvuga. Igihe kiraje kugira ngo abamanitse amatangazo abari bayamanura. Umura Yesu n'umwami. 35 kubitubwira neza. Yego. Haleluya. Amen. Nanjye nabaye muri ubwo bucakara. Ariko ubwo bucakara suko datatabire. Yego. Yarabirebaga. Nukuvuga ngo we yarahari abizi yuko iyo myaka ngomba kubicamo. Haleluya. Amen. Yesu yarabirebaga. Baracyariho nta gucira mu ijambo. Yesu ariho. Oya, data wawe ukubyara. Data na mama barahari. Umubyeyi wawe ukubyara aracyariho. Barakuze basheshe akanguhe ugerageza afite nk'ingahe? Ntabwo nibuka barashaje. Barakuze. Ariko yarabonaga ko ubwo buzima uburimo ntagire n'icyo abikoraho. Ubwo birebaga ni data wa twese ari kuvuga. Kuko hari Imana igitutabara ababyeyi batadutabara. Nibyo. Hari Imana igitutabara aho umuntu atagutabara. Yego. Hari Imana igikukura umwana w'umuntu atagira gute atagukura. Ubwo ndavuga ni data wa twese kuko niwe ushobora byose. Haleluya. Yesu nashimwe. Uyu mugabo Yesu ntajya aterana bamwisunze. Ntajya aterana uwo yahamagaye. Niwe data kandi niwe mama. Rero hari ibyo yankoreye ntigeze nkorerwa n'ababyeyi. Hari ibyo yankoreye ntakorewe n'umuvandimwe. Hari ibyo yankoreye ntakorewe n'inshuti. Haleluya. Ndagira ngo iyi saha nagutangarizaga ko ugomba kwishingikiriza ku mwami Kristo ari we ushobora ibintu byose. Niwe ushoboye umusozi uhagaze imbere. Ntabwo nge nawugukuraho nta n'umwana w'umuntu wagukuraho ariko uyu Yesu wenyine wiringiye Kristo umwami n'umukiza niwe wakuruhura uyu musozi ukuri imbere. Haleluya. Kugira ngo ubwire ngo inyanja yagutukuranye Yesu ayikamye ugereye nonaha. Mumvugire ngo amen. Yesu arashoboye cyane ntashoboye. Yesu arashoboye cyane. Haleluya. Dukwiye kwiringira amen. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Biba byandenze. Ni ukuri rwose. Hanyuma mama wacu turagushimiye rero ariko ntekereza ko bitewe n'igihe tuzongera dufate umwanya uhagije ubuhamya kuko ni burebure ntabwo twavuga iki gihe ngo tuburangize. Nuvuga ngo buri continuous buzakomeza ariko hagati aho nagira ngo tugana ku musozo ngira ngo inshuti bakunze mukurikiye televiziyo yacu ikiganiro Bohoka ndagira ngo mbabwire yuko uyu munsi wa none icyo dukwiye gukora ari ukwiringira umwami Yesu Kristo. Dukwiye ari we uzadukiza inguma zose, ari we uzadukiza imibabaro yose kugira ngo tuzabashe gushyika kuri wa munsi twambaye imbaraga. Hanyuma dusubana ku musozo nagira ngo sabe mama Clarissa adufashe agira inama urubyiruko.